Twongeye kuguha ikaze wowe wamaze gukora subscribe ku Tuti Jojo TV, tuguha ikaze kandi tumugushimira. Muri aka kanya nkuko mubibona turi ku kibuga cy'indege, ubu turi ku isaha y'isa 9:30 z'igicuku cyangwa se z'urukererera rwo kuwa kabiri. Twaje kureba ikipe y'igihugu ya handball imaze iminsi mu Misiri, aho yari yaragiye mu gikombe cya Afrika cy'abakuru. Ni igikombe cya Afrika kitigeze kibahira cyangwa se kitabaryoheye, kuko bagiye bizeye kuzabona intsinzi, kuzitwara neza, ariko siko byabagendekeye, kuko babashe gutsinda umukino umwe gusa mu itsinda bari barimo. Tubibutsa ko bari mu itsinda ririmo Cap Vert, ririmo Congo. Ntago babashe rero kuzamuka neza mu itsinda, kuko bazamutse ari abagatatu mu itsinda, ndetse no mu bindi byiciro ntibyagenda neza. Mu gukinira imyanya nabwo bagiye bakomeza kugenda babujira amanota, cyane ko mu guhatanira imyanya babashe kubona umwanya wa 14 mu makipe 16 yari yaritabiriye igikombe cya Afrika. Tuje kubakira rero hano ku kibuga cy'indege kugira ngo twumve ibyo badutangariza, baba ku ruhande ubuyobozi, abatoza ndetse n'abakinnyi, batubwira uko babonye igikombe cyangwa se uko babonye imikino y'igikombe cya Afrika, cyane ko yari inshuro ya mbere u Rwanda rubasha kwitabira imikino y'igikombe cya Afrika mu bakuru. Ni inshuro ya mbere u Rwanda rwari rwitabiriye, ni inshuro nanone itarabagendekeye neza, batabashe kwitwara neza nkuko abantu babitekerezaga, ariko kuri bo mu ma interview bagiye batanga bavugaga ko byabo babikoze ndetse ibyo bakoze babona byabagendekeye neza. Reka tuze kubitega amatwi, tuze kumva ibyo badutangariza kuri aka kanya, batubwire na experience bakoye mu gikombe cya Afrika, ndetse nuko bari kwitegura mu yindi myaka igiye kuza. Tubibutse ko 2026 igikombe cya Afrika gikurikira kizabera hano ku butaka bw'u Rwanda, kizabera hano i Kigali, n'u Rwanda ruzacyakira. Bakuye iyihe nkuru mu Misiri, bakuye iyihe experience mu Misiri, se niki bagiye gukosora, niki bagiye gushyiramo imbaraga, niki kandi babona cyaba kiza muri handball nyarwanda. Reka tubitega amatwi maze baze kubibwirira uko babona gahunda zose. Navuga ko nyine twaturi kumwe n'amakipe yaramenyereye irushanwa, bari ubwa mbere twitabiriye irushanwa. Of course arizo challenge twahuye nazo. Irushanwa ibintu birahinduka, ariko ntago twatuzi twebwe nyirizina nyine uko irushanwa rikinwa, ariko twabonye ko irushanwa rikinwa. Twagiye tugorwa ari amakipe, twagiye tugorwa nuko bafite abakinnyi bamenyereye ari amarushanwa kandi bakina ku mugabane w'i Burayi. So byagiye bitugora cyane, wasaga ari abakinnyi bafite experience cyane, bakaduchallenging, tukazamuka ukaza kubona ko ari ahantu habuzemo experience yuko twitabira nyine cyane. Icyo cyagiye kitugora. Umuntu yavuga ko muvuye mu matsinda mugiye mu mikino yo kurwanira imyanya cyangwa se gushaka imyanya mwiza, twabonaga bishoboka nk'abari bari mu Rwanda. Kuri mwe nk'abantu mwari muri hariya, mwabuze iki kugira ngo bibe byagenda neza? So mwabonaga bishoboka koko, twarakinaga nyine ukabona ko nyine irushanwa nyine twakuriye mu irushanwa, tukagenda tuzamuka gakeya, mukabona ko nyine bishoboka ko ari ikipe dushobora gutsinda. So ari izo twabaga twagerageje, ukajya kubona nyine ku munota wa nyuma, mu minota 20 ya nyuma cyangwa 10 bikaza guhinduka badutsinze, batuhindukiranye bakadutsinda, akajyamo difference. Hajyaho difference kuyikuraho bikatugora. Iyo cyagiye kitugora cyane. Ni experience muvanye hariya mu gikombe cya Afrika? Experience tuvanye hariya, twabonye uburyo bategura nk'abakinnyi, uburyo abakinnyi bitegura ku giti cyabo, n'uburyo abakinnyi bakinana bashaka experience kugira ngo bakinire irushanwa. Rero twabashije kubona uburyo kinatwe tugomba kwitegura. Yego. Umuntu mbese tunguwe nk'umukinnyi wabashe kuba yakwitwara neza mu mikino ibiri, uvuye mu gikombe cya Afrika, unanitwayemo neza, umuntu yavuga ko witwaye neza ku nshuro yawe ya mbere, amarangamutima yawe nayaho ukigera i Kigali, wabwira iki Abanyarwanda? Icyo nababwira nuko nababwira ko nishimye cyane kuba najya mu gikombe cya Afrika bwa mbere, nkaba mbashije kwitwara neza ngatwara ibikombe bibiri. Ntago ari ku bwanjye, ni ku mbaraga twafatikanyije n'abandi bakinnyi, ariko ndishimye cyane.
nyuma yo kwishima ndetse no kuba waritwaye neza nk'uko bigaragara kuko umusaruro agaragara n'ufite mu ntoki zawe, ni iki wavuga warushije abandi bakinnyi? Yego mwakoze nk'ikipe ariko wowe umwihariko wawe wagize kugira ngo ube waba umukinnyi mwiza nyine mu match abiri, wari uwo mwihariko wawe? Murakoze cyane. Njyewe umwihariko nabashije kugira njyewe ni ukwitanga, nakoresheje imbaraga zanjye zose nk'uko bari babitubwiye, nditanga nyine nkoresha ingufu zanjye zose n'ubwenge, kubera n'Imana mbifashwamo mbasha kwitwara neza. Reka turebe ku makipe mwari muhanganye kuri Cape Verde ndetse no kuri Congo, amakipe yabatsinze mu matsinda, mwabonye ari amakipe uko ari abiri yabashe kubatsinda mu itsinda, yabarushaga iki ku ruhande rwawe, byari bimeze bite? Murakoze. Njyewe ko nabibonye ari amakipe baje kudutsinda, yari abashije kwitabira irarushanwa kenshi, yari yitwaye amaze igihe cyose yitabira irarushanwa, niyo mpamvu yabashije kudutsinda, yaturushije experience. Turebye noneho ku butumwa ushobora kuba waha abandi bakinnyi ba handball baba bamwajyanye ndetse n'abasigaye imbere mu Rwanda, kuri experience ubashe kuba wavana mu gihugu cya Misiri, niki wabwira abakinnyi ubasangiza uburyo bakwitwara cyangwa se mwakora neza kurushaho kugira ngo nk'ibi ngibi bizakomeze bize ndetse n'igikombe gitaha kizabera mu Rwanda muzitware neza? Icyo ko nabwira abakinnyi bagenzi banjye ni ugukoresha imbaraga bakakaza n'imyitozo, bagasiramo n'ubwenge bwinshi, tugafatikanya imbaraga nakoresheje nabo bakazabasha kuzikoresha, tukareba ko twazagera kure kwa kiriya gikombe cy'ubutaha. Murakoze cyane kuduha ikaze kandi natwe twishimiye kugaruka mu Rwatubyaye tukagira amahoro. Navuga ko rero igikombe cya Afurika tuvuyemo mu by'ukuri ni igikombe cya Afurika cyiza, muri rusange cyari giteguye neza cyane, mvuze ko bijyanye n'imitegurire yacyo, ndetse cyari cyanitewe n'amakipe nyine ari ku rwego rwiza cyane kubera ko ni igikombe cyabaga ku nshuro ya 26. Nkatwe rero nk'u Rwanda nk'abantu twari twitabiriye ku nshuro ya mbere nyine birumvikana, twagomba kugira byinshi twiga, guhera mu mikino y'amajonjora mu itsinda twari turimo, yarimo ikipe ya Cape Verde, tukaba turi kumwe n'ikipe ya Congo, tukaba ndetse kumwe n'ikipe ya Zambia. Navuga ko rero muri rusange twagerageje ibyashobokaga nk'abantu bari bitabiriye bwa mbere, ndetse tubasha no kugira n'icyo dutanga, kubera ko mu mikino igera kuri 6 twakiniye twabashije gutsinda imikino 2 gusa, indi mikino 4 turayitsindwa. Navuga ko rero nk'abantu bagitangira bwa mbere, raporo yacu cyangwa se biro yacu atari mbi cyane ugereranyije nk'uko abantu bari bitabiriye ku nshuro ya mbere. Uvuze ko bitari byiza, ariko nanone nibuka neza ubwo mwari mugiye hano ku kibuga cy'indege n'ubundi mugenda, mwatubwiye ko icyo mujyanye ari ukujya kwitwara neza, ndetse mukaba mwajya kugira ibyo muvomayo cyangwa se ubutumwa mutanga kuri handball y'igihugu. Nubuhe butumwa muzanye, nirihe somo muzanye? Icyo navuga ni ikintu gikomeye cyane buriya, iyo ugiye mu marushanwa nk'aya ari ku rwego rwa Afurika, ni amarushanwa yitabira n'abakinnyi baba baturutse, abakinnyi bahagarariye ibihugu byabo, baba bakina ahantu hatandukanye ku isi, mu maklabu atandukanye ku isi. Naho ko byari ukwiga cyane cyane ko twebwe twari dufite n'abakinnyi bari lokale, abaroko nibo twari twakoresheje mu ikipe y'igihugu yacu, bigaragara ko nta mukinnyi ukina ku rwego mpuzamahanga twari dufite mu ikipe y'igihugu. Amakipe twakinaga nayo n'amakipe akenshi agizwe n'abakinnyi bakina ku rwego mpuzamahanga, bakina i Burayi, bakina muri Aziya, bakina ku migabane yose. Kuri twe rero twarishimiye umusaruro twagize dukoresha abakinnyi bacu bari lokali. Ikindi navuga kinakomeye cyane twanize no kubera ko nk'abantu tuzakira muri 26 igikombe cya Afurika tukayakira hano mu rugo, bivuze ko ni umwanya mwiza wo kugira ngo tugire ibyo twiga byinshi cyane nk'imitegurire, uko amakipe yitegura, ndetse n'uburyo irushanwa rigenda, byose ni twagiye twiga. Ndetse buretse n'icyo ngicyo n'abakinnyi bacu kubera ko bagize umwanya wo kwigaragaza ku rwego rwa Afurika, ndetse mu mikino nyura ku mateleviziyo mpuzamahanga, ni umwanya mwiza kugira ngo twejeje ubundi twizere ko muri 26 bamwe mu bakinnyi bacu bazawenda baragitangiye kujya hanze kugira ngo nabo bagire indi experience bavana hanze, kubera ko harimo abitwaye neza cyane bagiye bagaragaza urwego ruri hejuru, kandi tunizera ko mu bihe biri imbere turaza gutangira kugira aba professionnel baraza ko bakina. None ubwo tuzatwakira muri 26 tuzatwizera ko dufite abakinnyi bafite indi experience bakuye ahandi hantu, atari gukina muri championnat local gusa, ahubwo dufite n'abandi bakina ahandi hantu bashobora ko baza bagatanga umusanzu mu ikipe y'igihugu. Ngize amahirwe ndagufatiranya ku cyuvuzeho n'ubundi cy'abakinnyi bari local, ariko nshobora guhita nibaza muri handball ho muratekereza ko ari ryari muzatangira kubona abakinnyi mubohereza hanze y'igihugu tukaba twagira aba professionnel, bizaca mu ihenzera? N'umushinga ntabwo bari ibintu bigiza abandi projet, buriya
iyo umuntu akora projet y'ikipe akora na projet y'abakinnyi ni byiza ko kubufatanye na federation ndetse n'amaklub n'abakinnyi ubwabo kuko buriyo hagomba no kuba projet n'umukinnyi ntagomba gusigara kugira ngo bigire mu ruhare bivuze ko ni projet ndende igomba kugiramo uruhare federation abakinnyi ubwabo n'amaklub bakinamo kugira ngo dutangire kubona abakinnyi bacu bajya gukina hanze bivuze ko nayo ntumbero y'ingenzi nava ko tugiye gukoraho cyane muri iyi myaka ibiri kugira ngo tugere muri 2026 nibura dufite umubare munini w'abakinnyi bacu bari gukina hanze y'u Rwanda kugira ngo bazagire byinshi bavoma hirya hari mu bihugu by'abarabu hari amakipe mu Aziya harahari iburayi harahari navuga ko rero ni ikintu tugiye gukoraho cyane tugashyiramo imbaraga kugira ngo tureke abakinnyi bacu bagenda ubwo bufatanye rero bw'inzego zose ndetse n'abakinnyi babigizemo uruhare nibyo biraza kuduha umusaruro mwiza tunizera ko bizatugirira akamaro muri 2026 kandi bizakunda kubera ko abakinnyi bacu ntabwo ari babi icyo bari barabuze n'amahirwe bari barabuze aho bigaragariza bari barabuze uburyo berekanamo rero kuba twaragize amahirwe bakajya mu gikombe cy'Afrika bakabasha kwigaragaza ku rwego rwa senior n'abakora amahirwe kuri twebwe kubera ko hari umusaruro dutezemo uzavamo nyuma yuko tuvuye muri iki gikombe